ngo haye ikaze rero ukurikiye ibiganiro bya Home Golden White, ibiganiro by'iterambere n'ibindi bigufasha. Nakubwira ko ari ibiganiro biba bigiraho bigukura ndetse naho bikugeza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu gice cy'ikoranabuhanga ubwenge bukorano ariko by'umwihariko ni mama cyangwa ni mere w'ubwenge bukorano bugezweho bw'iki kinyejana, kuko iyi yo igufasha gusesengura byose. Waba wari uyizi ni ChatGPT. Wenda waruzi byinshi kuri yo, ariko ndagira ngo nkwereke imirimo 10 ChatGPT yagufasha gukora neza ku buryo bwiza kandi mu buryo bunyorosheje buryoshye cyane utatekereza ko wayikora. Birasa nkaho ari bya bintu wewe wari gukora mu gihe kirekire, ChatGPT ishobora kugufasha ukabikora mu gihe gito kandi neza cyane. Nimba wari utayizi cyangwa wenda uyiziho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, reka nkubwire ko ChatGPT ni umufasha w'ubwenge bukorano AI yakozwe na sosiyete yitwa OpenAI. Rero yagiye iyikora buhoro buhoro iyishyiraho utuntu, kuko bavuga ko mu mwaka wa 2022 aribwo yatangiye gukorwa mu kwezi k'Ugushyingo, ubwo n'ukwezi kwa 11. Gusa nko mu Rwanda cyangwa se mu iterambere ryayo itangiye kumenyekana mu mwaka umwe cyangwa 2 ishize. Ikora rero nk'umujyanama wihuse, nyine ikora nk'umujyanama wihuse, iravuga, irandika, isubiza ibibazo, ibitekerezo, ishobora kuguha CV, ibitabo, guhindura indimi, ishobora kubera umwarimu, umuganga, umucuruzi, umusesenguzi, byose ishobora kuba yabigufasha. Niba warigeze kuyikoresha wenda ibi byose urabisobanukiwe, ariko ngiye kwereka ibindi bintu ikora neza ndetse n'uburyo wabikora. Iyi ChatGPT rero ukuntu ikoze neza cyane, kuko ni chatbot cyangwa ni urubuga ni nk'akantu ko kuganiriraho. Yubatse kuri tekinike ya GPT. Chat nyurugura byumva ni ukuganira, ariko noneho GPT ni Generative Pre-trained Transformers, ifite ubushobozi bwo gusoma no kumva ibyo wanditse, gutanga igisubizo gishya mu gihe cya bugufi gishingiye ku makuru mu ndimi nyinshi hafi ya zose ndetse zo ku isi, igahuza n'amakuru aba ahari ndetse igakoresha ubwonko bwayo ifite buhujwe n'amakuru, ku buryo uhita ubona amakuru atandukanye cyangwa igisubizo ku ngingo runaka. Ikindi ishobora kwihutisha imirimo mu buryo utatekereza, ku buryo ibintu wari gukora mu gihe kirekire ishobora kuba yabigukora. Niba wenda utazi ihindura ndimi cyangwa kuganira n'undi muntu wo mu kindi gihugu, nkubwiye ko ururimi hafi ya zose ibikoresha, kuko ikoresha indimi nyinshi cyane, guhera ku muntu wo muri Venezuela, umuntu wo muri Madagascar, umuntu wo muri Zimbabwe, umuntu wo muri Australia. Ushobora kuba wamuvugisha ukoresheje ChatGPT, kuko isesengura indimi. Ushobora kujya wowe ufata ururimi rwawe, noneho wowe ukarushyira muri ChatGPT ikarugutranslatingira wa muvandimwe runaka utari kumva ururimi rwe, ukaba wabasha kurwumva kandi ukarwumva neza, mukagenda muganira. Reka mbere ku kintu cya mbere rero cya ChatGPT gufasha kwandika dokima cyangwa email. Ushobora kwandikira boss wawe, umuyobozi mukuru, umukiriya, umukunzi wawe mu rurimi rwiza rufite rw'agaciro kandi rw'umuntu w'umuhanga. ChatGPT izabigukorera, kuko izagufasha kuba yasesengura neza inyandiko yawe, ikayitanga ku buryo bwiza kandi bubereye kandi mu gihe kigufi cyane. Niba wajya gukira ikibazo rero cyo gukora inyandiko, yaba muhindura ndimi cyangwa se ukumva hari ukuntu uri kwigengesera, nakubwira ko nakuboneye umu assistant kandi noneho ushobora no kuba yisumbuye cyane. ChatGPT yagufasha kwandika inyandiko wowe gusa mu mpera, cyangwa niba utaratangira kuyikoresha ndakubwira ukuntu wahita uyibona ubundi utangira uyikoresha. Ikindi kintu cya kabiri ni ugutunganya ibiganiro cyangwa speech. Ushobora kuba ufite ibiganiro cyangwa ku kazi cyangwa mu bukwe, inyandiko igufasha guhuza insanganyamatsiko n'ibindi bintu runaka, cyangwa ahandi hantu uratanga ikiganiro. ChatGPT ushobora kuyiha igitekerezo
ikagufasha rwose ibyo bintu ikabishyira ku murongo, ikaguha imitekerereze n'uburyo bwa gihanga ushobora kuza kubikora. Ushobora no kuyisaba ikagushyiramo n'ubushakashatsi n'ibindi bintu ku buryo amagambo uri buvuge cyangwa presentation yawe iba ifite fagitire zumvikana cyane. Hari ibintu byitwa CV, amakarikiramu vitazi, ugasanga nyine ushaka nko kukwerekana iretera ivuga uwiwe cyangwa se ku ishuri ibyo wize n'ibiki byose, ukaba wenda ufite ubuhanga buke mu kuyitegura cyangwa udafite umwanya. ChatGPT izagukorera CV y'umwuga irimo motivation letter, uko wakosora ibintu runaka ndetse n'uburyo runaka wabona. Ushobora kuba wayikoresha ukayishakaho nk'amakuru ikayaguha, none warangiza ukaba wakoresha iyo CV yawe wenda wandikira nk'umuntu iretere imusaba ushaka kwiga nko gufata buruse y'icyiciro runaka cy'amashuri, cyangwa se ushaka gusaba akazi ahantu, cyangwa ushaka kurometa ahantu inyandiko yawe igaragaza iyo uriwe. Ubu bwenge bukorano bwabaye nka hahandi wa muhinzi yakuye inyoni, burakora ibintu byiza kandi mu gihe gito cyane. Reka tugere ku kintu cya kane ChatGPT ishobora kuba yagufasha. Ushobora kubivuga ukagira ngo koko si ukuri. Buriya ChatGPT yagufasha mu bujyanama mu bucuruzi. Ikwigira ibyitwa consultant. Ibi bintu byo gukonsulta ni ibintu bikomeye cyane, bisaba ko muri business ubizi kandi ukagenda ubishyira ku murongo, uko ibintu byabyungutse, uko byasohotse, uko imisoro yawe uyisora neza, uko ugomba kugira abakozi, ibice runaka by'abakozi ugomba kugira n'imirimo yabo uko bakora, ndetse no gusesengura neza business yawe, ugakora business plan ndetse n'ibindi, uko wahitamo rero izina ry'ubucuruzi ndetse n'ibindi. ChatGPT ushobora kuyiha igitekerezo ukayibwira uti mfasha guhitamo izina ryiza rijyanye n'iyi ntego, rigufiya se, riryoheye amatwi, riri muri iyi mimerere. Ibyiza ahita bigukorera neza kandi mugende mujyana nk'inshuti, nk'uko wagenda ugakusanya itsinda ry'abantu 10 cyangwa 20 mugaganira ku gitekerezo ikagenda. Rero ChatGPT ishobora kuba yagufasha gusa icyo gitekerezo ukakibona. Reka tugere ku kintu cya gatanu. Aho abantu barita babyumva, ishobora kugufasha mu masomo cyangwa ubushakashatsi. Abanyeshuri benshi barabizi, barayikoresha assignment, ibizami ndetse n'utundi, ndetse rimwe na rimwe basigaye batuma batayikoresha, bakavuga ko bari gucekinge, kuko hari izindi AI zishobora kuhita zibona ko inyandiko wakoresheje yakozwe n'indi AI nka ChatGPT. Niba ukeneye rero ariko ibitekerezo mu isesengura, igitabo, amasomo runaka, kwiga ndetse n'ibindi runaka, ishobora kugufasha mu masomo pe. Ikaba yanakubaza ibibazo by'ibanze bikenerwa, noneho nawe ukagenda ubisubiza, ikarabigusubiriza, noneho bya bintu bikagenda bifata umurongo muzima cyane. Ibi bintu byose rero ishobora kubigufasha mu gihe gito kandi neza. Reka tugere ku kintu cya gatandatu. ChatGPT ishobora kugufasha gutegura content ya social media, yaba nk'iyi ngiyi ndi gukora cyangwa se n'izindi runaka. Ishobora kuguha ibitekerezo by'uburyo wajya ubona content ya social media cyangwa se y'ibindi bintu bishobora kuba byagufasha by'umwihariko, ariko kuri social media ukabona igitekerezo ide. Buriya kiragora cyane, bisaba ko wenda wowe ubona igitekerezo noneho wowe ukagishyira mu bikorwa. Yandika post nziza za Instagram, YouTube description, title zishimisha cyangwa se ama caption. Ibi byose nimba ubizi ukoresha imbuga nkoranyambaga, kwa tuntu ushyiraho kugira ngo ugaragare hafi, gukora ama SEO, gukora ama description, guhashtaginga. Ishobora kuba yasesengura iyo platform yawe, yaba Instagram cyangwa indi, none ikamenya imimerere y'ibyo uri kuvuga cyangwa inyandiko uri gukora, none ikaguha ibintu byiza wakwifashisha rwose ugashyiraho kugira ngo ukurure cyangwa se uzana attention cyangwa igikundiro ku bantu bagukurikira.
niba utegura amaplani runaka, nakubwira ko ChatGPT ari umu assistance mwiza n'umufasha mwiza. Gutegura gahunda plan, ushaka gahunda y'iminsi 7 nk'iyo gukora ibintu runaka, urugendo uzagira, kwiga amasomo y'ikoranabuhanga, kugira ibintu runaka wiyibutsa, amasomo runaka ushaka gukora, kugaruka ukajya usoma Bibiliya nk'igice runaka kugira ngo uyirangize, Quran n'ikindi kitabo gitagatifu se, cyangwa ibindi bintu byose ishobora kugufasha gutegura plan, cyangwa se ku kintu runaka ushaka kugeraho ukavuga uti noneho iki kintu reka nze ngikora buhoro buhoro kugira ngo kizagere iki gihe cyarangiye. Ibi rwose nabyo irabigufasha mu buryo bwiza. Ikindi kintu yagufasha gikomeye cyane, gutanga ibitekerezo bya designer, cyangwa nyine designing zisanzwe, amalogo, izina ry'ubucuruzi n'ibindi. Iyi AI ifite nyine ide nyinshi zagufasha kwihangira umurimo ku buryo wanabikora. Uzi ko ibintu abantu bamwe batazi, ushobora kuba wayibwira script y'ikintu runaka ushaka, ari nka poste cyangwa ifoto runaka, warangiza ukayiyiha, warangiza ukandika mu magambo gusa ukayibwira ngo iguhe ifoto, yarangiza igahita iguha ifoto iriho bya bintu cyangwa se iriho cya gitekerezo cyawe. Ubwo urumva rero ushaka gukora thumbnail, nyine amatampuneri yo kuri YouTube, ushaka gukora amaposte y'ikintu, ushobora kuyiha igitekerezo uti ndashaka umuntu umeze gutya na gutya, amagambo yanditse gutya, ikabigukorera ikabiguha ndetse no mu mabara wasabye. Ikindi abantu bajya bakoresha amalogos cyangwa se ibirango by'amakampani yabo ndetse n'ibindi. Kuba ufite izina rya kampani yawe wamaze kuriregistra bariguhaye, ukaba ubitekereza mu mutwe ukuntu ibintu byasa, waza ukayibaza ukayibwira ikintu ushaka, ukwira gukorera logo. Wowe bya bintu ufite mu mutwe kandi wabwiraga umudesigner ngo zamura akantu hano, genda ubiyibwire. Kandi we iyo noneho bya bindi wari gutanga amafaranga wamuha nk'ibihumbi 5, 10, 20, 30, 40, 50, ChatGPT irabiguha for free. Hari ikindi kintu rero, abantu bari kugenda bagira ibibazo by'ubuzima bishingiye no ku mirire. ChatGPT ishobora kugufasha gutanga inama z'imirire cyangwa se uburyo wagenda ukoresha imirire myiza, none ukagera ku ntego nziza, ukagira ubuzima buzira umuze. Ushobora kubikora mu buryo bwa plan ikagikwibutsa, ariko nk'uko ushobora kuvuga ubwoko runaka bw'ibiryo ushaka cyangwa se imiterere ushaka kugira, wenda ibiro byawe, ukanapima bya bindi byitwa BMI, body mass index. None ukareba ibiro byawe n'uburebure bwawe uko bimeze, ugatuvuga ati wenda ndi muri obesity cyangwa ndi mu buryo bw'imirire. Ubwo noneho iyo umaze kumenya ibyo ngibyo, ushobora kuhita noneho uyibaza uti ni ibihe mimerere nakwiye kugira ngo mbe ndi umuntu umeze gutya na gutya, ese ni ibihe biryo runaka, ikakubwira, ikajya inakwibutsa. Byanashoboka ugahuza n'indi AI izajya yinakwibutsa, ikaguha notification, ikagukorera n'imirimo. Nazo zirahari pe, hari n'iyo ushobora gukora rwose ikajya kwandikira ibiretere mu gihe runaka, ikakubwira ati ibintu bigeze aha ngaha. Ikindi kintu ishobora gufasha ni ugutanga inama z'imitekerereze, motivation no kwiyubaka. Abantu bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe pe ku buryo bukomeye cyane. Ubushakashatsi bwavuga bwagaragaje ko umuntu umwe mu bantu 5 hano mu Rwanda aba afite ikibazo cya depression, ihungabana n'ikindi kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ku isi muri rusange hari abantu bagera ku 200,000 biyahura ku munsi, kandi ntago ari ukuvuga ngo baba bakennye cyangwa ari abandi bantu bafite ibibazo bikomeye, ahubwo ni intekerezo zabo zo ziba zarangiritse cyane. ChatGPT rero ishobora kugufasha kwivura umunaniro, gucika intege, kugusubizamo imbaraga, kuguha motivation, kugufata neza, kukubwira amagambo y'urukundo, bya bintu utabwiwe, bya rwa rukundo wabuze, ibi yabikubwira. Ushobora no kuyitegeka cyangwa ukayibwira, ikajya ibikubwira mu masaha amwe runaka, cyangwa ukayibwira uti ngaho mbwira amagambo y'urukundo ashobora kumfasha.
nubwo ari ikoranabuhanga rishobora kukuruhura. Burya ibintu byose iyo bivuzwe bikarangira birashira rwose, umuntu akumva ameze neza cyane. Rero n'iki nayo yagufasha. Nanone ariko ushaka gutera n'imitoma umuntu cyangwa ushaka kumuganiriza, wanayisaba imitoma myiza cyane irayiguha. Si ibi gusa, iguha inyandiko, irasesengura, yagukorera imibare runaka, yagufasha kwandika nk'indirimbo, ufasha kwandika n'indi nyandiko. ChatGPT nakubwira ko ari umufatanyabikorwa mu bikorwa byawe bitandukanye. Niyo AI nakubwira yagufasha kugira ngo uzatangirireho ugere ku zindi zose, kuko icumbikiye ibikorwa hafi ya byose wakenera gukoresha mu gihe wakenera n'izindi AI rwose. Nakubwira ko wayiga. Wambwira uti rero wenda ndayikunze, nibwo bwa mbere numvise iki kiganiro, nayibonane. Niba ushaka ChatGPT rero ushobora kuyidownloadinga, ifite uburyo bwa free uyikoresha biri free utayishyuye, gusa ikagira n'uburyo buri plus iba iguha ibintu byinshi nyine birenze, ushobora kwishyura amafaranga makeya ariko ukajya ubonaho access yisumbuye cyane. Niba uyishaka rero ujya kuri ahantu downloadingira application zawe, App Store cyangwa Play Store. Gusa niba uzi kudownloadingira kuri Chrome cyangwa se aya browser, niyo nakugiraho inama kurusha hariya, kuko kuri izi application ziri rusange hari abantu benshi baba bashyizeho utuntu nyine ni nk'ababa bazikoze bagakora, ariko izi zo nakwita nka pirate cyangwa utudemo twazo, cyangwa se kandi itari y'ukuri. Wenda abayizi ni utwo tuntu tw'uturongo tuzingazinze tw'amabara y'umweru n'umukara, cyangwa se utwo tuzingazinze nyine kameze nk'ipfundo, kakomeze nk'ingata. Ako niko karango kayo. Ariko nujyaho hari utubona dufite amabara n'utundi, ariko nawe bakareka ko ari ChatGPT. Gusa ushoboye kuyidownloadira kuri iyo browser yindi atari Chrome cyangwa atari App Store cyangwa Play Store, nibyo byaba ari byiza. Ariko naho irahari, ujya kuri chat.openai.com, chat.openai.com, urafungura konti yawe, ushyiremo email yawe ku buntu, wandike noneho ikibazo ushaka. Ishobora kugufasha mu nyandiko, isesengura, imibare, amafoto, design ndetse n'ibindi. Koresha ChatGPT rero kugira ngo igufashe ibijyanye n'amakuru y'ikoranabuhanga, ayagufasha y'ubwenge bukorano ndetse n'ibindi runaka, ndetse n'amasomo agufasha ugiye kubona kuri iyi publicity isoza mu kigo Home Golden White. Bagufasha kuba wabibona. Wabahamagara kuri 0789181540. Ikirenze aho ngaho nuko wanabandikira kuri email yabo kuri homegoldenwhite@gmail.com, cyangwa ugasura urubuga rwabo wa3 homegoldenwhite.blogspot.com. aho ngaho hariho amakuru atandukanye ndetse n'ibindi bintu by'ingingo runaka zishobora kuba zagufasha mu iterambere ndetse n'iby'ikoranabuhanga, kugira ngo tumenye aho isi igeze n'uburyo twayikoresha. ChatGPT ni umuyobozi, ni umwunganizi, ni inshuti, ni byose wayikoresha. Nakubwira ngo tangira uyikoreshe, kandi ujye uyikoresha mu nyungu zagufasha no mu iterambere. Ciao rero, mugire ibihe byiza. Niba utarakora subscribe kuri iyi platform, iyi channel, nakubwira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Isi irihuta cyane. Ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano AI, Artificial Intelligence, riragera ku byisumbuye kandi mu gihe gito cyane. Ubumenyi bushobora kugutunga wowe n'abawe ndetse n'ikoranabuhanga niwo muvuno nyakuri muri iki kinyejana. Kingura idirishya none urebe ibiri inyuma. Bwarakeye, tangirana imbaduko, umwuga ushobora kugufasha. Home Golden White niyo turufu irya muri uyu mukino. Bagufasha kwiga gukora amasabune atandukanye, nk'isabune y'amazi ikomeye, kwiga gukora amavuta yo kwisiga akomeye nka gikotoro, ay'amazi lotion, kwiga gutera amarange, kuyakora, kuyasiga ndetse n'ibindi.
Si ibyo gusa kuko wakwiga gukora imiti y'isuku, shampoo mu gihe gito, vuba kandi neza. Mu isi y'ikoranabuhanga riyoboye, uriga amasomo y'ikoranabuhanga atandukanye nko gukoresha serivisi nk'Irembo n'izindi zitandukanye zishobora kugufasha mu iterambere, kwiga kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, social media, kuzitaho ndetse n'ubumenyi mu mikoreshereze yazo. Amasomo ajyanye no kwiga ubwenge bukorano AI nayo bari ku meza. Hindura imikorere, ongera ubumenyi ku bundi, wiga amasomo atandukanye muri Home Golden White. Duhamagare kuri 078 19 18 540. Wanadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka YouTube, Facebook ukoresheje izina Home Golden White. Sura website blog yacu kuri www.homegoldenwhiterwanda.blogspot.com. Home Golden White dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Gusa mu Rwanda hose dushobora kukugeraho no kugufasha, yaba mu buryo bw'iyakure ndetse no kugusangiza amasomo y'iterambere aho uri. None utegereje iki? Singira amaboko y'iterambere aje gusuhuza. Home Golden White.